Hello friends, twagarutse cyane mu makuru ashyushye cyane atugezaho aka kanya ajyanye n'urubuga rw'imikino. Murabizi mwari mwabyumvishe ko ikipe ya Dinamo yo mu gihugu cy'u Burundi ya volleyball cyangwa se ntabwo ari volleyball ahubwo ni basketball ko yitwa Dinamo BBC. Ubwo ni basketball club, ikaba iri mu marushanwa aho yari yanze gukina yambaye imyenda yanditseho Visit Rwanda, hanyuma ku cyumweru ikaba yaranze gukina ikipe yo muri Maroc ikayitera mpaga yanze gukina ngo ntiyakambara imyenda iriho Visit Rwanda. Ku wa gatandatu ubwo yari yakinnye ayo magambo ya Visit Rwanda yayahishe, noneho ubu ngubu amakuru ashyushye agezweho ni uko ngo bemerewe gukomeza gukina batatashye nk'uko ibinyamakuru bimwe byagumye kubivuga ngo batashye basubiye i Burundi, ahubwo bagumye mu marushanwa ngo arimo kubera mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Igihugu cyabo cyangwa se leta y'u Burundi ikaba yemeje ko yabagumishije mu marushanwa ko batatashye bakomeje imyitozo. Ejo bafite umukino bazakina ku isaha imwe y'ijoro, ngo ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi, ubwo ni saa moya za nimugoroba, hanyuma ubwo tukazamenya ikizavamo. Ubwo nibwo tuzamenya neza nimba bazaguma kujya bapfuka amagambo Visit Rwanda cyangwa se nimba bazemera bagakina bigaragara bamamaza u Rwanda. Ubwo ni amakuru twiteze ku munsi w'ejo, tuzaba turi maso, turi imbere cyane, turi ku kibuga, amaso yacu twayatunzeyo duhita tubabwira amakuru agezweho. Murakoze, mukomeze kubana natwe mukanda subscribe na share na like kugira ngo n'abandi amakuru ashyushye kandi yizewe abagereho.